umukobwa wari urimo amesa yitaruye aho umwami ari. Igihe kimwe aza kubura, ubwami birakangarana. Umwami ategeka ko bajya kumushaka, baramushaka baramugarura, bamutegeka ko azajya amesera aho ngaho ndetse akanikaho yanikaga, kuko ibi ngibi umwami Lorenzo wa kabiri iyo yabibonaga byaramunezezaga cyane. Dutangiriye ahantu hakurya mu ntambara, wabonaga ko ibisirikare birimo kurwana kandi rwose bikomeye. Aba ni bandi barimo kurwana, twitegereje neza urabona ko ari abahungu babiri, ndetse rwose ni abahungu ubona b'ibwami kandi bavukana. Umuhungu umwe yitwa Lucio, undi yitwa Lorenzo. Ni abahungu b'umwami Canisius. Canisius wari urwaye ageze mu myaka ye ya nyuma cyangwa se mu bihe bye bya nyuma byo kubaho, yari yicaye aho ngaho arimo yitegereza intambara, areba uko urugamba ruri bugende, kandi rwose wabonaga ko ari intambara isamaje. Reka dusubire inyuma y'iminsi ibiri turebe icyabanjirije iyo ntambara. Mu minsi ibiri mbere y'uko runo rugamba rutangira rero, umwami hari mu gitondo yibambuye, yari arimo asoma ibitabo ndetse areba amakuru y'uko umunsi uri bugende nk'uko na mbere hose yakundaga kubigenza, ndetse yagiraga umupfumu umuzanira indagu z'uko uwo munsi nyine uri bugende, ndetse n'amakuru yo mu minsi iri imbere uko bizagenda. Mu gitondo rero ari muri ibyo abona wa mupfumu araje, aramubwira ati mwami nyaguhora ku ngoma, nagize indagu zintera ubwoba kubera ibyavuyemo. Umwami Canisius aramubwira ati byagenze bite? Arangije umupfumu aramubwira ati mu ndagu zanjye rero nabonye yuko umuhungu wawe w'imfura Lorenzo atazigera abyara umwana w'umuhungu, kandi urabizi yuko abana b'abahungu ari bo basimbura ba se ku ngoma muri iki gihugu cyacu. Nabonye rero ko azabyara umwana w'umukobwa kandi nabwo umwe w'ikinege, bivuze yuko naramuka agiye ku ngoma igihugu cyacu kizazima. Kandi ikindi nakubwira nyaguhoraho, umuhungu wawe wa kabiri ari we Lucio azabyara abahungu, we rwose byashoboka ko ajya ku ngoma. Ariko kandi ikintu cyonyine cyatuma biba ni uko mukuru we yaba yarapfuye, kuko ntiyajya ku ngoma mukuru we ahari kandi ari we mwana w'imfura. Umwami n'ubwoba bwinshi ndetse n'amakenga yibaza ibyo bintu, arumva biramushobeye, abaza uwo mupfumu ati se none ubu ngubu byagenda bite? Umupfumu niko kumubwira ati uko byagenda kose ngewe inama nakugira ni ukubohereza ku rugamba bakarwana, ukabwira Lucio akica mukuru we, hanyuma akaba ari we ujya ku ngoma, kuko ntabwo yajya ku ngoma akiriho. Umwami n'ubwoba bwinshi ariko yumva nta kundi byagenda, agenda umutima ubabaye cyane. Aragenda asanga umuhungu we Lorenzo ari we w'imfura babwiye yuko nyine atazabyara umuhungu, azabyara umukobwa umwe gusa. Aragenda n'agahinda kenshi aramubwira ati rero mwana wanjye, ndi mu minsi yanjye ya nyuma yo kubaho, ndetse rwose nta gihe kinini nsigaje, ariko ejo mu gitondo wowe na murumuna wawe mufite intambara, utegure igisirikare cyawe, utegure n'ibikoresho, nawe ngiye kumubwira yitegure hanyuma ejo muzarwane. Umuhungu we mu kumubaza afite nawe ubwoba ubona ndetse n'amakenga n'umubabaro mwinshi, aramubwira ati ni iki gituma ndwana na murumuna wanjye? Twaba dupfa iki ko turi abavandimwe kandi bumvikana? Umusaza yumva ntiyari kumusobanurira ibintu nk'ibyo, arangiza aramubwira ati nuko nkubwiye wowe tegura ingabo zawe, ibindi ntabwo bikureba. Nuko aragenda ajya kuri murumuna we ari we Lucio, aramubwira ati ejo mu gitondo cya kare utegura ingabo zawe, uzarwana na mukuru wawe. Arangije umwana aramubwira ati ni iki gituma ndwana na mukuru wanjye? Dusubiye inyuma gato ya mukuru we ajya kureba mukuru we, uwo musaza nyine ajya kureba uwo muhungu Lorenzo ari we mukuru, yaramubwiye ati rero data, nta kintu gituma ndwana na murumuna wanjye, kuko cyane cyane dufite ingabo zimwe, niziramuka zikikiriye muri iyi mirwano urumva igihugu kitazaba gihombye. Agezeyo rero kwa murumuna we nawe amubwira ibyo ngibyo, umusaza yumvise bose babihurijeho, aramwibira ibanga, amubwira byose uko bimeze, uko indagu zavuze, amubwira ko agomba kwica mukuru we kugira ngo ajye ku buyobozi, azaba ari we umwami igihugu cyabo kitazazima. Lucio wari uzi amakuru yose rero nguko uko yisanze mu ntambara na mukuru we. Naho ngaho twari twagarukiye mbere y'iminsi ibiri, noneho tugeze ku munsi nyirizina w'iyo ntambara. Bararwanye bararwana, abasirikare barisana, ingabo ziramarana. Umusaza wari wicaye aho ngaho, papa wabo nyine abona yuko
ingabo koko nk'uko abana babimubwiye zigiye kwatikirira igihugu gihombe. Arangije ahagarika imirwano ategeka yuko abahungu be bombi aribo bakomeza kurwana bonyine. Abana bararwanye ariko birangira wa wundi mukuru ariwe witwa Lorenzo n'ubundi agiye hejuru ya murumuna we azamura icyuma, ariko arangije abitekerezaho abwira murumuna we ati nta mpamvu n'imwe mbona yatuma nkwica, ntabwo nzi impamvu data yaduteranyije, ariko ikigaragara mbonesha amaso ni uko ashaka ko umwe muri twebwe ahasiga ubuzima. Niko kumubwira ati ngaho akiri iki cyuma wowe niba ubishoboye unyiyisire, njyewe ntabwo nahangara cyangwa ngo ntinyuke kugusa amaraso yawe. Murumuna we yaramubwiye ati ntabwo mbona nanjye ikintu cyatuma nkwica, gumana icyuma cyawe, data koko arashaka yuko umwe muri twebwe ariwe urokoka. Ariko ntiyamubwira ibindi kuko yari azi amabanga yose yayabwiwe, niko kuryumaho araceceka, ahubwo abwira mukuru we ati gumana icyo cyuma, ahubwo uze twitorokere twigire hakurya mu mahanga ya kure, data agumana igihugu cye n'abantu be, ariko twese turokoke tuba amahoro. Umwami abonye ko abana be bamaramaje rwose banze kwitana, arabwira ati nta kibazo, intambara birarangiye rwose. Nuko umwami arangije arihuta cyane asubira kuri wa mupfumu, aragenda arabimutekerereza. Umupfumu aramubwira ati none se ko nta kintu ndimo kubona imbere mpabona igihu gusa, ubwo ibisigaye rero biri mu biganza byawe, cyane ko bigaragara ko umuhungu wawe wa kabiri ariwe Rusiyo azabyara abahungu, ariko Lorenzo atazigera abyara umuhungu, azabyara umukobwa ndetse na Guma. Umwami agira agahinda ariko abura ukundi yabigenza, yumva agomba guhebera urwaje. Umwami Kaniziyusi wari urwaye ibihaha arembye cyane mu minsi ye ya nyuma, ari ku buriri aryamye, ahamagara umuhungu we Lorenzo baraganira, yirinda kugira icyo abimubwiraho ibijyanye n'izo ndagu, ahubwo nk'umuhungu wagombaga nyine guhita afata inshingano, amubwira kuzita ku gihugu, akamubwira kuzamenya abantu, ndetse rwose akazagira ubwami bukomeye nk'uko ubwacye bwari bumeze, ntiyagira irindi banga mwibira. Arangije umwami ahita atanga. Mu gutanga k'uwo mwami rero kuri uwo munsi ni naho umwami Lorenzo umuhungu we nyine yahise afatira ubwami, yambika ikamba. Murumuna we Rusiyo yahise amusezeraho, aramubwira ati muvandimwe wanjye, ndumva ibyacu bigomba kurangirira tugatandukana nkigira mu gihugu cya kure, ariko nugira ibikubangamira bikakubera imbogamizi uzampamagaraho, nzaba ndi mu gihugu cya kure nzaza ndugufashe. Rusiyo yahise atandukana n'ingoma y'iwabo ibwami, aragenda yikomereza ubuzima bwo hanze y'igihugu, atandukana n'ikintu cyose cy'ibwami. Lorenzo ahita asakana n'uwo bari baramuteguriye nk'uko byagendaga mu muhango w'ibwami, bari baramuteguriye umukobwa mbere hose uzashakana nawe ariwe witwaga Agustin. Hanyuma mu bihe bya mbere ubwami bw'uwo mugabo bwarakunzwe cyane ariwe Lorenzo, burakundwa, baramwamamaza rwose, ndetse arusha cyane papa we, agira icyubahiro, agira igikundiro, agira ibigwi. Hanyuma ubwami bwe burakomera. Batinze kubyara rero umugore wa Agustino akajya abyibazaho, ariko umugabo amwumvise ko nta kibazo rwose, aho Imana izashakira izabaho urubyaro. Agustino rero nk'abandi bamikazi cyangwa se abagore b'abami bose bari bafite abaja n'abagaragu. Agustino yagiraga umuja we yakundaga cyane witwaga Donata, yari asanze muri urwo rugo amaze ukwezi kumwe afite inda yari atwite, akajya akunda kumubaza cyane uko yumva gutwita bimera. Donata akamubwira ati nubwo bigaragara nk'ibigoye rwose ariko nta kigoye kirimo, akajya amubaza amakuru yose y'uko bigenda akabimubwira, kugira ngo najya gutwita azaba abifiteho amakuru nta kibazo. Ntabwo byatinze rero, nyuma y'igihe gito umwamikazi nawe aza gutwita ariwe Agustino. Aratwita nawe, kubera yuko yari yaramusobanuriye uko byose bigenda, ntabwo yabigizeho ikibazo, ariko nyine mu kubibwira umwami yarishimye, ubona biramurenze, bigaragara ko nawe yari yaragizemo akantu. Barishimye nyine nk'abandi bamikazi bose cyangwa se abagore b'abami. Yaje kwitabwaho n'abaja be bose, barahaguruka barahagarara bamwitaho sinakubwira, akajya ariko cyane cyane agira iyo nshuti ye y'umuja yitwaga Donata, akamubwira amabanga ye yose,
ariko Donata yaje gutungurwa cyane ubwo yagendaga abona ibimenyetso bigaragaza yuko umugore w'umwami yaba atwite umukobwa. Yagiye kubona abona uruhu rwe rurimo ruragenda rwuma cyane, abona imisatsi irimo irapfuka, ndetse rwose yaje gutangara cyane ubwo yakoraga ikimenyetso bakoraga cya nyuma akemeza ko atwite umukobwa. Yaje kubimubwira umwamikazi aratungurwa cyane, aravuga ati ibintu ndabigira nte ko muri iki gihugu cyacu umwana wa mbere agomba kuba ari umuhungu, cyane ko iyo babyaraga umwana w'umukobwa bwa mbere uwo mwana yararohwaga hanyuma nyina akavumwa umwami agashaka undi mugore. Agustino yaravuze ati ntabwo nshaka ko ibyo bintu biba ku mwana wanjye, rwose ntabwo ibyo bintu nabyemera. Baje kugera mu gihe cy'amezi 7 uwo mwamikazi atwite, arangije araryama arota inzozi. Yabonaga umwana we yarabaye umwami kandi ubwami bwe rwose ngo bukomeye, ariko ngo akajya abona hari ikintu kitamuryoheye ku ngoma y'umwana we. Arangije arakanguka muri iryo joro, atekereza ibyo bintu yumva biramuyobeye. Bwaraciye mu gitondo ajya kureba abanyabwenge n'abandi bazi iby'inzozi, arabasobanuza ariko bamubwira yuko izo nzozi batabasha kuzisobanura. Arazahamagara Donata arabimubwira. Donata arangije amubwira ati izo nzozi ko zinteye ubwoba, ko zimeze nk'inzozi nanjye narose. Donata yaramubwira ati nanjye narose mbona ngo umuhungu wanjye yabaye umwami, ariko nabonaga ndira cyane nituze ibintu nakoze, ariko ku rundi ruhande ngo nkumva mfite icyiza cyangwa se irindi kimwe mu mutima wanjye cy'uko nabashije gutabara umuntu. Izo nzozi zarabayobeye bakomeza kuzibazaho, ariko babona ntibazisobanukiwe baricuriza. Hashize iminsi Agustino abaza uwo muja ati ariko ubundi utwite iki? Donata arangije amubwira ati mwita umuhungu. Arangije umwamikazi aramubwira ati izo nzozi zacu icyo zisobanura nakibonye. Umuhungu utwite ni umwana wanjye, niwe uzasimbura Lorenzo ku ngoma. Undi aramubwira ati se ibyo bintu urumva bishoboka gute? Wibuke ko inda yanjye iruta iyawe w'ukwezi, kandi koko yari yasanze inda ye we atwite undi atari yasama. Umwamikazi aramubwira ati ibyo guhangayika, nugeze igihe cyo kubyara nanjye bazambaga umwana wanjye bamushyire mu bimufubika abeho, hanyuma nitumara kubabyara tuzahita tubahinduranya uwawe nanjye ngo uwanjye, kugira ngo umwana wanjye atazicwa cyangwa se akarohwa nanjye ntirukanwe. Ibyo bintu rwose sinabikunda. Donata abitekerezaho ariko ntiyigera abyanga, kuko yumvaga ko umwana we atagiye kubaho nabi, kandi nanone akishimira ko agiye gufasha Agustino, cyane ko yari n'inshuti ye uretse kuba yari umwamikazi. Barangije Donata arongera aribaza ati ariko se abana b'ubwami mu bisekuruza guhera mu bisekuru by'ijana n'imbere yaho, abana babo ko bavukana ibibi munsi hejuru y'inkokora, kandi umwana wanjye urumva kuko atari uw'ibwami azakivukana. Umwamikazi aramubwira ati oya ibyo guhangayika dufite uko tuzabigenza. Ndamubwira ati se tuzabigenza gute? Ati umwana wanjye navuka muzambage, hanyuma nimumushyira mu byuma byanze bikunze kuko uwanjye wazavukana ikibibi, uwawe numubyara uzahite umuca igisebe aho ngaho bavukana icyo kibibi, hanyuma nanjye icyo gisebe n'icyuma kizaba ikibibi. Ibyo ngibyo rwose ntabwo umwami azabishidikanya. Umwami yaje kujya mu ruzinduko rwa kure, aragenda ariko asiga umugore we agitwite. Yaragiye agerayo akajya abaza amakuru y'uko umugore we ameze, akamwitaho cyane nk'abandi bose, ariko igihe cyo kubyara kigera adahari. Umugore yumvise yuko, ubwo ndavuga umwamikazi Agustino, yumvise yuko Donata agiye kubyara, aravuga ati nta kabuza nubyara umwana wawe nanjye bahite bambaga, ariko bikorwe mu ibanga rikomeye. Donata wari uzi cyane ibintu bijyanye no kubyaza ndetse n'imiti bakoresha, yamaze kubyara arangije aragenda abaga n'uwo mwamikazi amukuramo umwana we yari yamushyize aho ngaho, aragenda abyaza n'umwamikazi. Amaze kumubyaza aramubaga kuko urumva umwana yari atagejeje igihe,
aramusatura amukuramo uwo mwana amushyira mu bintu bishyushye cyane, kari agakobwa keza agashyira mu bintu bigafubika bikagashyushya, nyine bigatuma katagira ikibazo nk'akana kavutse katagejeje igihe. Ikibazo gikomeye cyaje kubamo, Agustino yaje gusinzira amasaha menshi, bigaragara rwose ko yagize ikibazo, amara amasaha 12 atarakanguka. Donata mu bwoba bwinshi aravuga ati Mana ndabigenza gute, mu bigaragara niteguye gupfa kuko nishe umwamikazi. Ubu se ndabigenza gute ko ubuzima bwanjye burangiye disi, n'ibyo turwanira tutabigezeho? Numvaga nta kindi kiri ngamije, nashakaga kwifashiriza umwamikazi. Arangije araguma arasinzira, akabona umutima uratera ndetse rwose aranahumeka, ariko gukanguka biri kure. Kubw'amahirwe yagiye kubona akangukiye hejuru, arakanguka arabaza ati ndi hehe, habaye iki? Abo bana harimo uwanjye, kuko nyine yabonaga abo bana babiri bavutse, umwe ari uwa Donata undi ari uwe. Abo bana harimo uwanjye, ese byagenze bite ko numva ndi kubabara? Donata arangije n'ubwoba bwinshi n'amakenga, ariko aravuga ati ibintu ndabigenza gute? Mu bigaragara ntabwo Agustino yibuka ikintu na kimwe cyabaye, imipango yose twapanze ntabwo ayibuka, ibi noneho ndabigenza. Ariko nyine kubera ko yagombaga kumusubiza, arangije arambwira ati yego wabyaye umwana w'umuhungu mwiza cyane, reka mukuzanira umuterure. Agustino yarishimye aravuga ati Mana ndagushimye, mbonye umwana uzasimbura se ku ngoma, kandi rwose arabikwiye, dore ni umuhungu mwiza cyane. Donata yahise yumva nyine bimuyobeye, aravuga ati ibi bintu noneho bizongera gusubira mu buryo gute, ko ndeba nyir'ubwite twabipanganye atarimo kubyumva. Umwamikazi yabajije Donata ati se ubundi witwa nde, kuko ari wowe turi kumwe hano waje kumbyaza? Donata ahita amusobanurira, aramubwira ati nitwa Donata, nanjye nabyaye aka kana k'agakobwa n'akanjye. Arangije umwamikazi aramukitegereza cyane, aramubwira ati ariko se wakampaye ko numva nako nkakunda? Donata aramubwira ati oya, komana uwo muhungu niwe wabyaye, nta mwamikazi ubyara umukobwa ku nshuro ya mbere, kirazira rwose, byaba ari amahano, bitaguteza ibibazo nanjye bitansize. Donata yibutse yuko atigeze akigisebe k'akana k'agahungu yabyaye akagaha umwamikazi, arangije ahita yihuta cyane, mu mayeri menshi batagize icyo bamenya, aragenda agaca igisebe arakazana agahereza umwamikazi, ariko atagize ikintu na kimwe amwerurira kuko nta makuru yari abifiteho. Barakomeje barabana nyine, amwitaho nk'uko umuja yita ku mwamikazi, bamwitaho cyane. Hanyuma umwamikazi nawe akajya akunda uwo muhungu we yituwe, nyine twebwe tuzi uko bimeze, ariko agakunda n'akakana k'agakobwa nubwo atarazi ukuntu ibintu bimeze, ndetse muri make twavuga ko ari amaraso yakururanaga. Bahamagaye umwami bamubwira inkuru y'uko umugore we yabyaye, arishima cyane rwose, ndetse ahita ategura kugaruka, araza arabireba arishima, ndetse akunda umwana we cyane, aravuga ati nta kabuza uyu niwe uzaba umwami uzankurikira nk'uko biteganyijwe. Ndanezerewe cyane, Imana yakoze imirimo ikomeye. Umwami akihagera ariko yarabanje arabaza ati ndetse umwana wanjye yavukanye ikibi nk'uko byagendaga n'ubusanzwe ku bandi? Arangije baramubwira bati yakivukanye, ariko hari igisebe aho kiri icyo kibi. Arangije aravuga ati nta kindi kimenyetso nkeneye, uwo rwose niwe mwami uzansimbura. Ati kandi ikindi, umwana wanjye mwise Lorenzo wa kabiri. Umwamikazi yarishimye cyane, ndetse rwose yumva ko nta kabuza yujuje inshingano ze nk'umubyeyi. Hanyuma ku rundi ruhande Donata nawe yarajyanywe akomeza kwitabwaho nk'umubyeyi wabyaye, nyine yitabwaho n'abandi baja. Umwana we arangije amwita Jena. Abo bana barakuze ari abana beza cyane, barakura mu gihagararo ubona ari abana bashimishije. Jena yakuze ari umwana ufite ikinyabupfura, mama we akajya amutoza. Yagombaga kujyanwa kimwe n'abandi bana bavukiye ibwami, bakajya gutozwa uko bazajya bakorera umwamikazi, ndetse rwose nabo bakababaja beza nk'uko ababyeyi babo byagenze. Hanyuma umubyeyi yakomeje atoza umwana we, ari we Donata nyine yakomeje atoza ako kana ka Jena. Arakabwira ati mwana wanjye ngwino nkubwire, hari amategeko n'amabwiriza ugomba kugenderaho. Aramujyana biherereye, aramubwira ati rero habayeho kwibeshya ivukana ikibibi, birasaba ko uzajya utwikira aho hantu kiri.
kandi ikindi ndakubwiye ngo ntuzigere wegera ahantu umwamikazi ari, ujye umuhungira kure ndetse ujye wipfuka, kubera yuko ntabwo nshaka ko uzigera ugaragaza mu maso hawe, ujye wipfuka ahantu hose. Umwana yaramubwira ati none se ma, kubera iki umbuza gukorera umwamikazi kandi abandi bana bajyayo bakajya kumukorera? Aramubwira ati nuko nkubwiye ujye witwararika imirimo yawe, ni ukujya guhiga, ni ugutashya, ni ugufura ndetse n'indi mirimo iri aho yo mu rugo, ariko nkubujije kuzigera wegera umwamikazi. Umwana yaravuze ati uko byagenda kose mama nta kibi yanyifuriza, ubwo hari impamvu ariko aratuza. Ku rundi ruhande Lorenzo wa kabiri nawe yari umwana utuje ndetse rwose ukunda kwisomera ibitabo agakurikirana inkuru z'ibwami. Yakundaga gusoma inkuru za sekuru, agasoma akamenya amakuru yose uko yagendaga ndetse akamukunda rwose, kuko yumvaga ko uwo mugabo Kaniziyo ari we sekuru, yari umugabo w'intwari ndetse yumvaga nakura azamera nkawe, kandi koko rwose yakuze ari umwana ubona ko azaba indwanyi cyane. Papa we nawe akamukunda, aho ajya hose akumva bajyana ndetse akanamujyana, akagenda akareba uko mu rugamba bigenda, akareba uko mu bindi bihugu bigenda. Rwose yiyemeza nta kabuza ko mu gihe yageze ku bwami azamera nka sekuru Canisius. Inkuru y'urukundo rwaje kugurumana hagati ya Lorenzo wa kabiri ndetse na Jena nuko tugiye kuyitangira. Inkuru y'urukundo rwagurumanye bigatuma ibwami hakangarana rero yaje gutangira ubwo uyu mubyeyi yabuzaga umwana we kujya ahagaragara, akamutegeka kujya amesera ahiherereye ndetse akaba ariho yanika, kandi rwose agapfuka cya kibibi yari yaravukanye, akisemba cyane, akambara ibintu bimupfutse mu maso kugira ngo hatazagira umuntu umubona ibwami akaba yagira amakuru ajyana, ugasanga bibaye ibindi bindi. Uwo mwana rero Jena yameseraga mu gikari, akaba ariho yanika munsi y'inzu, ariko ntamenye ko hejuru muri iyo nzu, inzu ndende cyane, ariho Lorenzo wa kabiri yabaga ari. Lorenzo wabaga mu nzu ubuzima bwe bwose abukorera aho ngaho, cyane ko yatungwaga no gusoma ibitabo agakurikirana amakuru yose y'ingoma z'ibwami uko byagenze, kugira ngo bizamutoze gusimbura se Lorenzo wa mbere. Yarari aho ngaho akajya akunda kumva uwo mukobwa arimo afura, kuko iyo yabaga ari aho ngaho yabaga afura aririmba, yakundaga kuririmba akagira akajwi keza cyane, agafura ari kuririmba akanika aho ngaho, akaza akareba amuri hejuru nyine, kuko yabaga ari mu nzu hejuru arebera hejuru akabona hasi cyane aho uwo mukobwa ari, akahagarara akamwitegereza ndetse akumva ijwi rye, akumva aranezerewe, ndetse iryo jwi rye niyo ndirimbo yaririmbaga iyo yatumaga abona ibitotsi, cyane ko uyu mwana Lorenzo wa kabiri yari yaravukanye ikibazo cyo gukunda kubura ibitotsi, ariko yakumva indirimbo y'uyu mwana w'umukobwa akagira ibitotsi ndetse akishima cyane. Igihe cyaje kugera uyu mukobwa arabura, umwami arabaza ati ariwe nyine umwita umwami kubera ko niwe ari kuzasimbura se Lorenzo wa kabiri. Aravuga ati mbese umukobwa wafuraga ahangaha yagiye hehe? Bose barakangaranye bajya gushaka uwo mukobwa, basangana Jena, bamutegeka kugaruka akajya afura ndetse akanika aho yanikaga. Umwami yarishimye uko iminsi yicuma, ageze aho araza aramubaza ati ariko ntabwo yamwegeraga, yabaga ari hejuru iriya mu nzu yo hejuru, undi ari hasi arimo afura. Aramubaza ati ndetse amakuru yawe umeze neza? Aramubwira ati meze neza. Arangije bakajya bakomeza baganira, yarangiza akajya mu nzu akazana imbuto akamujugunyira aho ngaho hari hejuru cyane rwose, ikamanuka. Uwo mukobwa kubera ko yabaga yipfutse azi ko nta muntu uri bumenye isura ye, yumvaga ko ntacyo bitwaye rwose ndetse nta n'icyo byateza, kuko nta muntu uzamumenya kandi nta n'ikosa yakoze. Uwo muhungu Lorenzo wa kabiri yageze aho aramubwira ati se waretse nkaza aho ngaho tugahura nkakureba nkanagusuhuza? Hanyuma Jena aramubwira ati oya, ntabwo bishoboka rwose, ndi umuja, ntabwo byemewe yuko umwami cyangwa se uzaba umwami aza ahangaha ngo ahure n'umuja, byaba ari amahane akomeye, ntabwo mbishaka rwose. Abarindaga Lorenzo wa kabiri baramubwira bati ibyo Jena nakubwiye nibyo, ntabwo byashoboka rwose kujya guhura nawe, ni umuja ukaba umwami w'ahazaza, ntabwo rero ibyo bintu byemewe mu gihugu cyacu.
haje kugera igihe rero mu gihugu cyabo hatera indwara y'igituntu. Abana bari bafashwe nayo bose bategeka yuko bajya kubaroha mu ishyamba nk'uko umuco wabo byagendaga, cyane ko nta muntu byagize icyo bibyara bivuze yuko uwo muco bari bawumenyereye. Jena nk'umwana wari umaze kuba inkumi rero aragenda abaza nyina ati ariko se ma, kubera iki bariya abana bagiye kubaroha? Ngo ni uko barwaye igituntu, ntabwo twabavura bagakira? Nyina ariwe Donata aramubwira ati oya, niko byamye rwose, umuco wacu ni kuvuga muri iki gihugu kandi ndumva nta kintu bitwaye. Umwana arabireba ariko yumva biramubabaje, nk'umwana wari ufite impano rero cyane ko yavukanye impano yo kuvura. Aratekereza aravuga ati bariya abana kandi nabavura ma, nta mpamvu yo kugira ngo babice. Ariko kubera ko ariko byari byagenwe, nyina aramubuza aramuhata rwose, ariko umwana aramaramaza yigira inama mu mutima yo kubikora rwihishwa. Aravuga ati nzajya kureba bariya abana kandi nzabavura. Ku rundi ruhande kandi abagabo batozaga Lorenzo wa kabiri kuzaba umwami ukomeye, ufite umutima ukomeye kandi ushiritse ubwoba, uzaba indwanyi. Bateguye Lorenzo wa kabiri baramubwira bati ugomba kujya mu ishyamba ukajya kwica bariya abana kugira ngo bizabe bigaragara yuko udatinya. Bariteguye rero bafata ishyamba, bafata intwaro n'ibindi bikoresho, baherekeza umwami Lorenzo wa kabiri. Uwo mwana nyine ndamwita umwami kubera yuko ari uzasimbura se, kandi kugira ngo bitworohere kubyumva neza muri iyi nkuru yacu. Arangije baragenda bagihinguka mu ishyamba, ariko batungurwa no kubona hari umukobwa wipfutse mu maso ndetse rwose ubona atagaragara neza, wabatanze muri iryo shyamba arimo atoragura udukwi ariko aririmba n'ayandirimba. Ntabwo yigeze babona, ahubwo yikomereje imirimo ye, atoragura udukwi, aragenda aroba amafi, arangije ayokereza abana, abubakira n'inzu, arangije agaburira abo bana, abitaho, bakorera ibintu byose, aca n'imiti arabavura, arangije arigendera. Ari mu nzira agenda ariko Lorenzo wa kabiri arihuta, arabanza aramuhagarika abwira abahinzi bati nimube mugumye aho ngaho. Aragenda asa n'umwegera ariko ntiyamugeraho neza, aramubwira ati mbese urinde? Ese waba uri wa mukobwa njya mbona arimo kumesa anaririmba, ko numvise indirimbo uririmba imeze nka ya yindi? Umukobwa aramwihorera, arakomeza yikomereza imirimo ye, ariko akomeza imbere yigendera. Aramubwira ati ariko kunyihorera ubundi witwa nde? Ari Lorenzo wa kabiri uri kumubaza. Aramwihorera, arakomeza arigendera, yangaga ko abarinzi bashobora kumwegera ugasanga baramusagariye ku mbaraga, bamukuyemo bya bitambaro. Ahari aho biba ibibazo, kuko Jena yasaga cyane n'umwamikazi. Mwibuke niwe wari waramubyaye, kandi ikindi yari afite na cya kibi kiranga cyane abana b'ibwami. Arangije umwami Lorenzo wa kabiri yibaza ibyo bintu biramuyobeye. Abarinzi be baraza baramwegera bamubwira bati mbese ubundi uriya mukobwa yitwa nde? Akubwiye ko ari nde? Abandi baramubwira bati ntago. Lorenzo arababwira ati ntago mbizi. Arangije abo bagabo bamurindaga barambwira bati se ubu ngubu ntabwo ubona ko ari dayimoni, umuntu utigaragaza kandi udashaka kumenya ko abantu bamubona, akaba ari no muri iri shyamba ringana gutya ari wenyine? Ubwo ntubona yuko ari idini? Reka twigendere rwose, ahubwo ndabona aha hantu tutahatinda cyangwa ngo tuhagutinze. Uwo ni umwe mu bagabo bamurindaga babimubwiye. Barangije bafata inzira baragenda bisubirira ibwami. Mu gusubira ibwami niko Lorenzo wa kabiri ntabwo yari yishimye, yarababaye rwose, kandi uwo Jena yari yamaze kurenga adafite icyo yabikoraho. Kure mu mutima yaribwiraga ati naringize amahirwe yo guhura n'uyu mukobwa ahantu turi twenyine, nibura nari kugira amahirwe yo kumuvugisha nkamubaza rwose impamvu aba yipfutse, nkamubaza n'impamvu y'iriya ndirimbo ye. None ntabwo bikunze. Nta kabuza rwose aba bagabo nibo babiteye, ubundi baravuga ko ari idini kubera iki? We rero wari uzi amakuru yose, bakomeza kumwemeza ko ari idini, ariko we arabihorera. Gusa barakarira avuga ati impamvu mutagenda ngo mumunzanire, nimugende mumuzane mumungarurire hano. Barahise barebye babona yarenze, nta nubwo agihari. Baravuga bati ntitwakubwiye ko ari idini? Ubu yagiye, yageze n'iyajya, yasubiye kwa Sekiyungwino dutahe.
abarinzi barangije baravugana bati ubundi nta n'impamvu yo kugira ngo dutinde mu bintu byinshi. Lorenzo wa kabiri kuba adatinya idini ubundi ntibigaragaza yuko asize ubwoba kandi amaramaje afite umutima ukomeye. Umuntu utinyuka kuvugana n'idini ubu ngubu icyo yatinya no kwica bano bantu. Ndabona nta mpamvu yo kugira ngo tubice ahubwo twigendere. Biragaragara ko afite umutima ukomeye umuntu uhangara idini, ntago yatinya kwica bano bantu. Twigendere tubihorere. Jena yaje kugaruka aho ngaho aza kureba babana, ajya kugenda yari yasize ababwiye ati rero bana mwiyiteho mumenye yuko hano hantu muri hatekanye ntacyo muzaba, nzagaruka kubareba. Niko yagarutse rero araza arabareba, arongera abakorera nk'ibyo yabakoreye mbere, abaha n'imiti arabavura. Abana ubona ko bongeye kugarukana umubiri neza kandi na cya gituntu cyakize. Barangije baramubwira bati ariko si ubundi witwa nde? Usa gute ko tutakureba? Jena yishimye kandi ubona ko anezejwe no kuganira n'abo bana, arababwira ati nitwa Marayika, kandi ikindi ndagira ngo mbabwire ko ntazagaruka hano, ngiye kugenda rwose. Muziyiteho mwimenye, ntimuzagaruke ibwami kubera cyangwa mugaruke hariya mu gihugu kubera yuko bazi ko mwapfuye kandi ntago bakwemera yuko mugaruka mu bantu. Rero muziyiteho, mujye mushakisha ibyo kurya, muroba amafi, mushake inkwi mu biteke, mukure muzibeseho kubera yuko ubuzima bw'ibwami bwo ntibugishoboka. Hanyuma nihagira ikibazo mugira rero, njyewe nitwa Marayika, muzaze, umwana umwe azaze ahagarara ibwami aririmba ino ndirimbo njya mbaririmbira, nzahita amenya ko munkeneye rwose, nzaza kubareba, ntabwo nzashidikanya, nzahita nza kubareba. Ngaho bayi ndagiye. Abana barababara, bababazwa nuko babuze inshuti yabo, ariko kandi barihangana. Jena akiva aho ngaho, wa mwami Lorenzo wa kabiri nawe yahise ahagera. Wa musore nyine arahagera asanga arahavuye, ahita yihuta yegera babana hahandi bari mu matsiko menshi, arababwira ati yemwe ba uriya muntu uzaho muri buri munsi akaza kubareba yitwa nde? Abana barangije baramubwira bati yitwa Marayika. Ubundi se yababwiye ngo iki? Yababwiye ko abahe gahunda ze nizi. Abana bararebana bumvise ko arimo babaza iby'inshuti, bumvise ko ababaza iby'inshuti yabo. Barangije mu ijambo rimwe baramubwira ngo ntago tubizi. Umwami Lorenzo wa kabiri yahise asubira ibwami, ababazwa nuko babagaragu cyangwa se babarinzi bamurindaga bataretse ngo abonane nawe, babaye nk'abamuvangiye, ariko arihangana. Aravuga ati ariko si ubundi aho kumukura ko mpazi, ubundi nabyihoreye nkigendera ko byoroshye nzamubona. Mu rundi ruhande kandi umwami yaje gukomeza, ari we se nyine wa Lorenzo wa kabiri, ubwo ni Lorenzo wa mbere, yaje gukomeza kuyobora igihugu nyine abifashijwemo n'umugore we. Hanyuma umwana abwira nyina ati ariko sema, ubwo nyine ni Lorenzo wa kabiri wari urimo abwira nyina Agustino ari we mwamikazi, aramubwira ati ariko sema, ubundi mu gihugu cyacu kuki batemera ko abamikazi bayobora igihugu kandi mbona ari wowe ufasha papa kuyobora kino gihugu? Ibyo yari abikurije kuko Agustino ari we wafashaga Lorenzo wa mbere kuyobora igihugu cyane, kuko yarazaga akamugira inama. Umwami yarazaga akamubwira byose, hanyuma nawe akamugira inama y'uko yumva byagenda, hanyuma izo nama yazishyira mu bikorwa, igihugu kikarushaho kugenda neza. Ibyo bigenda biba ku ngoma ye yose. Umugore we Agustino amufasha kuyobora igihugu. Umwana we rero yaramubajije, umubyeyi aramubwira ati rero mwana wanjye Lorenzo, nta kundi byagenda muri iki gihugu, niko itegeko rimeze, ntacyo nabihinduraho, nuko twamye niko twisanze, niko bigomba kugenda. Lorenzo wa kabiri utarabyumvaga neza aravuga ati ariko ngewe nkurikije uko mbona ubigenza, umuntu yakabaye areka mu gihugu hakabaho ubwisanzure, n'abamikazi bakabaho cyangwa se abami b'abagore. Mu gukomeza rero umwami yagiye mu ntambara isa n'itunguranye, aragenda arayirwana. Intambara yari ikomeye rwose, n'igihugu bari bahanganye, ararwana kuko nawe yari indwanyi itoroheje kandi afite n'igisirikare gikomeye. Ararwana n'imbaraga ze zose,
baratsinda bigoranye, araza ariko ahavana igikomere cyari gikomeye, arababara cyane ubona ko ari igikomere gishobora kuzamuviramo no gutanga. Umwami yaraje yaratabarutse, atabaruka amahoro nyine bazanye intsinzi, ariko azanye n'icyo gikomere araza ararwara araremba. Mu kuremba kuko yiyumvaga ahamagara umuhungu yari umaze kuba umusore w'imyaka 24, aramubwira ati mwana wanjye ndashaka kunyumva neza witonze, ugiye kunsimbura ku bwami, uzagerageza uko ushoboye, ubu bwami buzakomere ndetse no kurutaho, ntuzabikigwara mwana wanjye. Ndetse rwose agenda amubwira amategeko n'amabwiriza y'ibyo azakurikiza, amubwira kuzubaha nyina ndetse akamufasha, bagafatanya kuyobora igihugu kikagenda neza. Umwana arabishyigikira. Igihe cy'umwami Lorenzo wa mbere cyaje kugera, aratanga, ndetse rwose mu gutanga ko bahita bategura ko uwo mwana we Lorenzo wa kabiri amusimbura. Nk'uko umuhango w'ibwami wagombaga kugenda rero, umwami Lorenzo wa kabiri yahise ajya ku ngoma, ariko hatekerezwa nuko agomba guhita ashakirwa umugore kuko amategeko yabigenaga. Nta mwami wajyaga ku butegetsi adafite umugore. Ibwami hatangiye kubaho guteranya abakobwa beza baturuka mu miryango ikomeye, bagenda babazana bahurira aho ngaho kugira ngo hazabonekemo umukobwa uzashyingiranwa n'umwami, kubera yuko atagombaga kuyobora adafite umwamikazi. Mwibuka ariko Lorenzo wa kabiri yari afite umukobwa yakunze afite amarangamutima cyane ko we yumvaga ibyo byiyumvira afite, nibura yabimubwira akumva niba ari urukundo yiyumvamo cyangwa se niba ari ibindi, ariko yari afite ukuntu amwiyumvamo gutandukanye n'abandi. Arangije aratekereza ati reka nzabanze nshaka uyu mukobwa, byanze bikunze bibe vuba, mbanze mubwire uko niyumva, hanyuma ibindi bibone kuza nyuma. Yarakomeje aragerageza ariko ntiyongera kubona Jena, bituma rwose amera nkaho agize ikibazo. Nyina aramubwira ati urimo uratinda, widuha iminsi, ahubwo shaka ukuntu uza dukore uyu muhango, utoranye umukobwa mushyingiranwa. Yanze kugira icyo abibwiraho kuri nyina kuko yumvaga ko nyina ari bushaka ukuntu ayicisha Jena, kubera yuko byari kuba ari amahano umwana w'umukobwa w'umuja kumva ngo yashyingiranwe n'umwami. Ntabwo byabagaho, cyane ko nyina ku myanzuro ifite ihuriye no kugenda neza kw'igihugu ntabwo yatekerezaga kabiri, rwose yumvaga ko ari buhita amwica. Lorenzo wa kabiri yemeye imyanzuro ya mama we, ariko aramubwira ati reka bizabe umunsi w'ejo nta kibazo, reka nduhuke. Mungu yararyamye, ariko mu kuryama afatwa n'uburibwe bukomeye kubera yuko ya nkovu bari bamutiye ari umwana yari yabaye nk'imurya cyane, kandi yari isanzwe imurya, iza kubyara igisebe gikomeye cyari gitangiye guteza ibibazo, biramurya cyane amera nk'urembye. Mama we bamuhamagara amubwira ko umwana we yarembye, araza amwitegereza abona n'ijisho ryagiye, agira ubwoba. Arangije ajya kureba ya nshuti ye Donata, wibuke ni wa muja nyina wa Jena. Arangije aragenda arira, aramubwira ati inshuti yanjye Donata, twabanye mu gihe kinini gikomeye, imyaka myinshi isize, none umwana wanjye ararembye, umwana wanjye agiye gupfa nta n'iminsi ibiri amaze ku ngoma, agiye gupfa nta n'iminsi ibiri papa we amaze apfuye nawe aramukurikiye. Ubu se ndabigenza nte koko? Mbabarira ushake igisubizo cy'iki kibazo, turebe ukuntu tukikura. Donata nawe biramuyobera, aravuga ati ubu turabikoraho iki koko, ko numva bindenze, tubikoreho iki? Umwamikazi Agustino akomeza kurira cyane, aramubwira ati mbabarira rwose dushake igisubizo cy'iki kibazo, ntabwo nabyemera, mbabarira ntabwo umwana wanjye yapfa, ntabwo byakunda pe. Mu gukomeza kumuhata nawe yumva abuze ikintu yakora, Donata yaramubwiye ati ariko hari ikintu ntekereza, reka nze nkushakira umuntu wamuvura, ariko birasaba yuko aza nta bandi bantu bahari, mukigizayo abantu bose akaza akamuvura ari wenyine, kuko ntabwo ashaka ko hari abandi bantu bamubona. Umwamikazi atiriwe atekereza kabiri kuba ari icyatumaga umwana we akira, yaravuze ati byose bitwaye ntacyo rwose, genda umurebe. Arambwira ati ngaho mu mwanya njye kumureba, genda ubwira abantu bitegure bigireyo.
arangije aragenda abwira Jena ati itegura ujye kuvura umwami ameze nabi ndetse amutekerereza inkuru yose. Jena ati ntacyo bitwaye, aritegura yambara ya myambaro imuhisha, afata imiti aragenda, bigizayo abantu bose. Aragenda asuhuza umwami, nyine yinjira mu cyumba asuhuza umwami, ariko ntiyamwumva kubera ko yari mu buribwe bukomeye. Arangije ahita agenda afata ya miti ye kubera ko mu cyumba yari yinjiye yafunze, ahita yikuramo bya bindi bimupfutse, ari amaboko ari mu maso ahantu hose, nyine yikuramo ibimupfutse, atangira kuririmba ya ndirimbo ye, atangira kuvura umwami. aramuvura neza kuko yari umuhanga rwose, ahita anamubaga kuko ya nkovu yari yatangiye kumubyarira ibibazo, yari yageze ku rundi rwego. Aramubaga, arangije asiga imiti aho ngaho, arasohoka arigendera. Ageze hanze abwira abarinzi bari aho cyangwa se abagaragu be, arababwira ati rero hariya mpasize imiti, muze kuyimuha. Ababwira uko bari bujye babigenza ndetse ababwira ko atari bugaruke. Umwami wari mu buribwe bukomeye igihe yavurwaga yaje gusinzira. Agejeje mu gicuku arakanguka, aravuga ati ariko byagenze gute? Nigeze ndota wa mukobwa cyangwa yaje hano? Ahamagara abarinzi arababwira ati ninde muntu wigeze aza hano mu cyumba? Bamutekereza ko ari umuganga waje kumuvura. Arangije arababwira ati se wa mukobwa yaba yigeze aza hano? Ese yamvuye arimo kuririmba uwo muganga? Noneho baramubwira bati ntabwo tubizi, icyo tuzi no kumuvuzi yaje akakuvura kandi ikindi yasize imiti, aratubwira uko tuzajya twiga. Arababaza ati se azagaruka? Baramubwira batoya kubera yuko yadusigiye imiti atubwira ko atari bugaruke, ahubwo iyi miti niyo izagukiza. Yakomeje kubaririza amakuru y'uwo muganga wamuvuye, akajya atekereza ko ari Jena kubera yuko iyo ndirimbo yayumvise, agasanga ihuye n'imwe yajyaga aririmba arimo gufura, ariko nanone ntiyabitinda. Amakuru yaje kugera kuri nyina Agustino, bamubwira ukuntu yakunze uwo muntu. Arangije abaza amakuru y'ukuntu uwo wamuvuye yari yambaye, yumva rwose ko byanze bikunze yamukunze. Arangije arihuta cyane, nababwiye yuko hari hateguwe umuhango wo guteranya abakobwa kugira ngo bakure muzaba umugore we. Ajya kureba inshuti ze z'imiryango nayo yari ikomeye, ahitaba kwa Constance. Arangije aragenda arababwira ati rero umukobwa wanyu, cyane ko nabo bari bafite umukobwa mwiza kandi rwose wo muri uwo muryango ukomeye, arababwira ati umukobwa wanyu mumwambike mu mufuke kugira ngo naza umuhungu wanjye azahita amutoranya atekereza ko ari wa wundi nyine wamuvuye, kwa kundi wa wundi yari yambaye ari we Jena, ahite yumva nta kabuza ko ari uwo nguwo, ahita amutoranya, bityo ahita ahinduka umwamikazi. Ibyo byaje kugera rero abakobwa bose baraterana. Wa mukobwa koko aza yambaye kwa kundi neza nk'uko Jena yaje kuvura Lorenzo wa kabiri yambaye. Arangije agihinguka, Lorenzo wa kabiri ahita asakuza cyane, aravuga ati ni wowe, niki cyagutindije? Ahita amuhamagara, araza aramuhobera, aramuterura, amushyira mu birere, aravuga ati n'uyu nguyu mpisemo, amarushanwa no gutoranya birarangiye, umugore wanjye n'uyu nguyu. Arangije aramujyana, bamaze kugoroba bari mu nzu, imihango y'ubukwe yari icyari yatangira ari we ku munsi ukurikiyeho. Arangije akamubwira ati byagenze gute, niki cyatumye utinda, kubera iki? Aramuhobera cyane. Gusa umukobwa utari uzi ibyo ari byo aramubwira ati niko bari bambwiye, niko byagombaga kugenda. Arahuzagurika nyine, ariko ntiyabitindaho, nyine arishima mu byishimo byinshi, ahita amufukura bya bintu. Ariko atungurwa no kubona ari umukobwa wisize amata, ufite umusatsi unyerera, ufite n'umubiri unyerera, ufite n'intoki zorohereye. Aravuga ati bishoboka bite ko umwana w'umuja yaba wakoraga imirimo nk'iriya, yaba nta n'agasharu na kamwe afite ku mubiri, yaba afite umubiri woroshye gutya? Ntabwo bishoboka. Arangije ntiyabitindaho, aramubwira ati ngaho ndirimbira ya ndirimbo umaze imyaka myinshi uririmba ntakureba, ariko si ubu byagenze gute kugira ngo hamareho imyaka yose? Ati ndirimbira nyine yishimye, ubona ameze nk'uri mu yindi si. Umukobwa utazi ibyajyaga mbere ahise ahita amubwira ati reka tubishyire ikindi gihe, iyo ndirimbo tuyishyire ikindi gihe. Lorenzo wa kabiri wari watangiye guteka uyu mukobwa,
arangije aramubwira ati ubundi urinde ko ndeba ndimo nkushidikanya. Umukobwa yahise ahaguruka arirukanka arigendera, aragenda uwo mwami nawe arangije ntiyabitindaho, aravuga ati byagaragaye yuko bari bahanuburiye cyangwa se bari bambeshye. Mu bigaragara ngomba gupanga uburyo bwose bushoboka ku buryo nzabona Jena uko byagenda kose. Nta nubwo yari azi izina rye, we yaravuze ati uburyo nzabona wa mukobwa. Igihe cyarageze rero apanga kongera kwirwaza kuko nta yindi nzira yari bumubonemo, cyane ko atongeye kugaruka gufurira hahandi, kandi niyahagaruka ntiyari kuhamusanga kuko yari yahavuye yabaye umwami aba mu ngoro y'umwami. Arangije apanga kurwara, arongera arirwaza, yirwaza nk'ibyo nyirizina yararwaye bwa mbere, arirwaza aravuga ati nindwara nkaremba mama azongera nzanire wa muvuzi. Koko nk'uko yari yabipanze barongera babwira Jena asubirayo kumuvura, aragenda aramuvura nka mbere, aramusuhuza cyangwa se arongera anamuvugisha inshuro nyinshi, aramwihorera abona ko yarembye, ahita akuramo bya bitambaro byose byari bimupfutse yihuse, arabyipfukura, ahita atangira kumuvura aririmba n'ayandi rimbo. Mu guhindukira agiye kuzana uwundi muti, agarutse asanga umwami yakangutse arimo aramureba. Mu magambo make ntabwo yari yakangutse kuko n'ubundi atarasinzira, ahubwo yari yabikoze abishaka kugira ngo amubone cyangwa se kugira ngo bahurire aho ngaho. Ahita bakubitana amaso, amubona yipfukuye, amubona bya bindi bitamubona, abona ni umukobwa mwiza cyane utagira uko asa, aramwitegereza. Jena wari ubonywe bwa mbere mu mateka apfukuye ahita agira ubwoba, ajya kwambara vuba vuba, ariko nanone ntacyo byari bugatange kuko yari yamaze kumubona wese. Umwami yaramubwira ati ni wowe n'imyaka yose najyaga nkubona, nakubonye umetera munsi y'inzu yanjye uririmba ka karirimbo, nakubonye mu ishyamba wagiye kureba babana, nkomeza kugukurikirana ukaririmba nkishima, nkakubona ntarakubona isura nkabona wipfutse nkumva ndishimye, none ndakubonye. Uyu ni umunsi ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Arishima cyane, ariko Jena arambwira ati njye ntabwo nzi ibyo urimo kuvuga. Ajya kuvanga imiti ngo amuvure, arahindukira aje agiye kumusiga umuti kuri ya nkovu amwegereye. Hanyuma umwami Lorenzo wa kabiri aravuga ati ibintu ntabwo bishoboka, urasa na mama wanjye cyane, hari umuntu wigeze ukubwira ko hari umuntu umusa? Undi aramubwira ati oya. None se ntabwo ubona ko usa na mama wanjye umwamikazi Agustino? Arangije undi aramubwira ati oya, ibyo urimo kuvuga ntabwo mbizi, reka nkuvure nigendere. Arangije abaye nk'usetse ahinduye umusaya, arangije aramubwira ati oh no, urasa na papa wanjye cyane, urasa n'umwami Lorenzo wa mbere, nta kabuza rwose murasa cyane. Arangije abyima amatwi, abyima n'amaso, yikomereza akazi ke, ariko agiye guhindukira abona afite igitambaro ku kuboko atigeze agikuraho. Arambwira ati se iki gitambaro ni iki? Jena wabonaga ko ibyo byose byagiye hanze. Arangije aramubwira ati iki gitambaro uko amubwira ariko arimo agipfukura, arambwira ati byarahuriranye mvukana ikibibi ku kaboko hejuru y'inkokora, rero mama yanegetse ko nzajya nyipfuka nkayihisha, iki kibibi nkagihisha kubera yuko cyazaneza ibibazo, iki kibibi kivukana abana b'ibwami bonyine. Mu kugipfukura arangije Lorenzo wa kabiri aratangara cyane, aravuga ati oh no, nta bintu bishoboka, twese twavukanye ibi bimwe bisa, ibi bintu bishoboka bite? Ese waba uri mushiki wanjye? Arimo yibaza ibyo bintu rero, umwami arakomeza aramuganiriza, ubona bahuje urugwiro, noneho baganira bitegerezanya nta kibazo, nta n'urwikekwe bafite, bagenda baganira. Ariko muhandi tugarutse ku rundi ruhande, umwamikazi yakomeje yibaza impamvu batinze. Hanyuma hirya Donata nawe arimo avuga ati se ku mwana wanjye yatinze cyane, aho byaba byabaye amahoro. Ajya kureba umwamikazi Agustino, aramubwira ati ko umuvuzi nohereje yatinze, aho umwami yabaye amahoro. Umwamikazi aramubwira ati nanjye nari ndimo mbyibaza, ahubwo tujye kureba ibyabaye, wasanga ko umwami yagize ikibazo kubera yuko yari yirembeje, nabo bumva ko yarembye cyane kandi baramuhangayikiraga. Baragenda bageze ku muryango batari binjira,
bumva Jena arimo aramubwira aseka ahakana avuga ati oya ntabwo byo nibyo nta hantu bihuriye, yego kuba nsa na mama wawe no kuba nsa na papa wawe no kuba naravukanye ikibibi ibyo ngibyo ni ibintu byahuriranye rwose ntaho bihuriye, njyewe ndi umwana w'umuja ibyo nta handi bihuriye rwose. Noneho arahindukira umwamikazi Agustino arahindukira abaza Donata ati se ibyo ngibyo bijya imbere ni ibiki barimo kuvuga, n'amatsiko menshi ahita akingura urugi, agikingura yinjiye mu nzu ahagaze yitegereje Jena wari warabaye inkumi, amwitegereje neza amarira amuhunga mu maso, aratangira ararira avuza induru atangira kwibuka ibintu byose byabaye rya joro, arirukanka aramuhobera cyane ararira. Hanyuma umwami Lorenzo wa kabiri nawe arimo yitegereza Donata abona ni ibintu by'ibitangaza, abona ukuntu basa cyane ko nta gihe na kimwe bari barigeze bahura. Hanyuma Donata nawe wari warihise umwana we akamuhunga iyo myaka yose, yahise agenda aramuhobera Lorenzo cyane aramukomeza. Hanyuma umwami Agustino abaza Donata ati mbese iri banga warinjiye imyaka yose kuki utari warigeze ubimbwira? Hanyuma Donata n'amarira menshi y'ibyishimo arabicaza bose atangira kubatekerereza inkuru yose, ababwira ibintu byose uko byagenze. Amaze kubatekerereza ibintu byose nk'uko nabibabwiye nyine ibyishimo bitangira kubarenga. Iyi nkuru yose twavuze ntabwo bari bayizi, we yayibatekerereje ayibahereye imuzi barishima. Hanyuma umwami Lorenzo wa kabiri nta gushidikanya ahita avuga ati nagukunze ntakuzi ntazi n'amateka yacu ko yagenze, ndumva iyi nkuru inyongereye urukundo muri ngewe noneho rwongeye kugurumana ku kigero cyo hejuru. Ndi umwami mfite ubwo bubasha, ndaje ndahindura amategeko yose yari ari muri iki gihugu. Uhereye uyu munsi abamikazi bagiye kujya bayobora igihugu nabo babeho muri iki gihugu, kandi muri iki gihugu mu ngabo hagiye kujya hajyayo abagore n'abagabo bose bajye bajya mu ngabo. Hanyuma ku munsi w'ubukwe bwe umwami niho yahise ahindurira iryo tegeko, ndetse ahita ahereza ububasha Jena abariho ubumwami, kuko mu bigaragara niwe wari nyirabwo. Aravuga ati mwemereye ko ari wowe ugiye kuyobora igihugu kuko ikamba ni iryawe. Amuha inshingano. Kuri uwo munsi niho Jena yimikiweho, arakundwa cyane ku bwami bwe, ndetse n'umwami Lorenzo baramukunda kubera yuko atikanyije ngo yikunde kandi agatanga n'uburenganzira ku bantu bose mu gihugu. Ubwami bwabo burakomera, barakunzwe, ndetse ku gihe cyabo nabo bibaruka umwana w'umuhungu umwana w'umukobwa mu mbabarire waje gusimbura Jena, nawe aba umwamikazi. Uko ibihe bigenda bisimburana amategeko arahinduka aguma gutyo, abana b'abakobwa ndetse n'ab'abahungu bose bagira ijambo biturutse ku mwami Lorenzo wa kabiri. Inkuru yacu y'urukundo ntaho tuyisoreje. Turashimiye kuba mwabanye natwe mugafata uyu mwanya wose mukadukurikirana, turabashimiye cyane kandi umwanya wanyu si uw'ubusa. Natwe tuzajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye, inkuru z'urukundo, politike, imyidagaduro n'ibindi byose bitandukanye. Ndabashimiye nge twabanye muri iki kiganiro nk'ibisanzwe. Nitwa Ndayishimiye Rebecca, mugire ibihe byiza.